Ndagusuhuje inshuti yacu ujye udukurikirana kuri iyi channel yacu Iracyakura Official TV. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikuduhera umugisha. Dushimye Imana ko twongeye guhura aya masaha dusobanurira abantu b'Imana ibyo badasobanukiwe cyane, inzozi batwandikiye badusobanuza. Niyo mpamvu rero tugiye kubana muri iyi minota itari myinshi ariko nanone itari mikeya, kugira ngo rero mukangurire wanditse usaba ko twagufasha gusobanukirwa, ube hafi kugira ngo mu by'ukuri ubashe kumva icyo Imana yashatse kuvugana nawe cyangwa se icyo yashatse kuguhishurira. Njye rero tujye kubana muri iki kiganiro, nitwa Pasiteri Egide kandi nshimye n'ukuri abantu bose tubana kuri iyi channel, abantu b'inshuti zacu, abantu dufatikanya umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, abantu badusengera, abantu batuba hafi, abantu baduha inama, abantu badushyigikira mu buryo butandukanye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibampera umugisha kandi yivange mu byanyu murushaho kwaguka mu buryo bwose. Rero tujye gusobanura uyu munsi aya masaha nta wundi ni mugenzi wacu wanditse agaragaza ko yari ari kumwe na bagenzi be mu nzozi ku kazi, bakorana mu kazi, hanyuma haza kuba ikibazo, haza kuba kutumvikana, hagira abarwana, hagira n'abicana, polisi igera iranaza, hagaragaramo ubujura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wowe rero tugiye gusobanurira, ubwo ngerageje kuvuga ikibazo cyawe mu ncamake, ntabwo mbisomye neza uko byose biri, ariko igitekerezo cy'ingenzi ni icyo ngicyo. Rero ube hafi, kubera ko watubwiye ko byaguteye ubwoba, biguhangayikishije, twabigize umwihariko, turavuga ngo reka tugusobanurire ubashe gusobanukirwa, wumve n'icyo utegetswe gukora, usabwa gukora, kugira ngo mu by'ukuri ubwoba bushire, ko twasobanukiye ko ubwoba ni intwaro Satani akoresha kugira ngo akuze umudendezo, kugira ngo akuze ibyishimo, akubuze kubana neza n'Imana, gutere kwitera icyizere, gutere kumva utaryohewe mu buzima. Mu by'ukuri niyo mpamvu mu by'ukuri dushaka ko ubwoba bushire kandi bushire mu izina rya Yesu. Rero dutangiye ku nzozi zawe watwandikiye dusobanuza, icya mbere cyo twakubwiraho uri kumwe n'abo mukorana hari icyo bisobanuye, ko ari abo muri kumwe mu nzozi kandi abo bantu mukamukorana. Ibi byerekana ubuzima busanzwe urimwo, akazi, inshingano n'abantu mugirana imibanire ya buri munsi. Inzozi ziratangirira aho umutima wawe umenyereye. Kabiri, ikiganiro kijyanye n'amafaranga. Amafaranga mu nzozi akunze gusobanura inyungu, akunze gusobanura inyungu z'abantu, akunze gusobanura ibigeragezo cyangwa se impaka zituruka ku nyungu z'isi. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'ibintu bitavugwaho rumwe mu kazi cyangwa mu mibanire y'abantu. Gatatu, urupfu rw'umusore wabonye mubo mwari muri kumwe, urupfu kandi mu by'ukuri uwamwishe ukaba wowe wari uri hafi umureba. Mu by'ukuri urupfu mu nzozi si urupfu nyarwo. Akenshi kuba wabonye uwo mugenzi wanyu apfa bamwica, ushobora kuba atari urupfu nyirizina, atari rwo rwabaye, ahubwo bikaba iherezo ry'ikintu runaka. Urugero, icyizere, izina cyangwa se umushinga cyangwa se ikibazo gikomeye gishobora kwangiza izina ry'umuntu. Kuba havuzwe ko yishwe n'umukobwa biragaragaza gushyirwa mu majwi ibinyoma cyangwa se urwikekwe rwatangiye hagati yanyu. Nicyo kintu bisobanuye kuvuga ngo ni runaka wamwishe, ni runaka wamwishe mumutererana. Ni ukuvuga ngo biragaragaza ko mu nshuti zawe bagukikije ko hari umwuka utangiye kuzamukamo, hari umwuka urimwo, umwuka w'ibinyoma cyangwa se kwikeka, urwikekwe, kumva mu by'ukuri utirekuye muri bagenzi bawe, kumva mu by'ukuri utinye, nubwo ubana nabo, nubwo museka, nubwo musangira, kumva ko hari abantu utirekuye isa n'isaha bakugira nabi, akaba ari byo biri mu mutima wawe. Kane, polisi nubwo
n'ubwo bwoba bwo gufungwa nicyo kintu turi buvugeho, ko watubwiye yuko wowe ubonye polisi ije wagize ubwoba ndetse uranatinya. Icyo watinye ni iki? Watinye kuvugisha ukuri kugira ngo polisi ngo itagupfunga. Polisi rero mu nzozi ihagarariye amategeko, kandi ikindi nacyo ihagarariye ugucira urubanza abakoze amakosa runaka, abakoze ibyaha runaka, gukurikirana amakosa nicyo ishinzwe. Kuba wari hanze ariko ugasobanura ko byagenze ukanongeramo kubeshya, bigaragaza ubwoba bwo kugirirwaho ingaruka n'ikintu utagizemo uruhare. Mu by'ukuri wowe uri kubeshya rimwe na rimwe ugakoreshwa ibyo utagombaga gukora, mu by'ukuri kubera ko ufite ubwoba bwo gutinya ingaruka zakubaho biramutse bigaragaye yuko ubifitemo uruhare cyangwa se wabaye umufatanyacyaha. Igishuko cyo kutavuga ukuri ngo wirinde ibibazo. Ibi ni isomo rikomeye. Umutima wawe urabona ko kubeshya bitarimwo amahoro. Nicyo nakubwira, mu mutima wawe burya ngo ni umushinja mwiza, urimo uragushinja ukakwereka yuko ibintu byose wabeshya uzi ngo urimo urirwanirira, ariko bizana amahoro makeya mu mutima. Urakangurirwa kubireka, urakangurirwa nibaga wabiteganya kubigendera kure. Umukobwa uvuga ukuri, igihe uwo mukobwa asubiramo manager akavuga ukuri, bigaragaza ko ukuri kuzahishurwa, nubwo mu by'ukuri kwari guhishe. Wowe wumva yuko bihishe, amakuru yatanzwe nubwo ari ibinyoma, ukumva ko byarangiye, ariko mu by'ukuri igihe kiragera ukuri kukajya ahagaragara. Niba wabeshye bikagaragara, niba uravugisha n'ukuri bikajya gute, bikagaragara. Ibinyoma ntabwo bizahoraho. Ni ukuri kuzaguhesha amahoro n'uburenganzira kuvugisha ukuri. Kubona inzu ishaje n'impumuro mbi, kubyo nabyo byagaragayemo, ngo aho bari barashyinguye umusore muri iyo nzu ngo mwarahageze, hari ahantu ngo aho bari baramwishe bamushyira ahantu ngo hari inzu itari imeze neza, itakibamo n'abantu, ngo ndetse ngo ifitiye impumuro mbi, ko umuntu ngo yatangiye kunuka. Inzu ishaje hari icyo ishatse kuvuga. Inzu ishaje bishatse kugaragaza ikibazo gishaje, icyaha cyahishwe, cyangwa ibintu byapfuye mu by'umwuka. Nimvuga ibintu byapfuye mu by'umwuka, ngiye ngo nawe urabyumva, uburyo wabanaga n'Imana, uburyo wasabanaga n'Imana, hano wari ufite. Ibyo rero nibyo bishatse kugaragaza impumuro mbi. Icyo ivuze mu nzozi ni icyaha cyahishuwe, nk'uko Bibiliya ibivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 8:17, uzahasome. Haravuze ngo kuko nta kintu gihishwe kitazahishurwa. Haleluya! Nta kintu na kimwe gihishwe. Cya kindi wumva cyakorewe mu mwijima umeze runaka, kigiye kizagera gihishurwe kijye kwa rubanda. Gusenga kwawe, iki ni cyo gice gikomeye kandi cyiza, kwerekana ko ubuhungiro bwawe ari ku Mana, ko umutima wawe wifuza gutsindishirizwa n'Imana aho gutsindishirizwa n'abantu. Ibi byerekana ko Imana izakurinda amakosa atari ayawe kandi ikakuyobora mu kuri. Ubutumwa bukuru bw'izi nzozi zawe, icyo twakubwira mu butumwa bukuru ni uko ugomba kwirinda kubeshya niyo byaba bigamije kwirinda ibibazo. Hari abantu bajya babeshya mu by'ukuri atari uko babikunze kugira ngo birinde ibibazo. Ikindi, ukuri n'isengesho nibyo bizakurinda, nta kindi bizakurinda. Ukuri n'isengesho, kuvugisha ukuri, gusenga, kongera ibihe byo gusenga, ibihe byo kubana n'Imana, byo gusoma ijambo ry'Imana, ryo kubaho bavuga Imana, ryo kubana n'abakozi b'Imana, nibyo bizakurinda. Ntabwo uzarindwa nuko wabeshye, ntabwo uzarindwa nuko ufite inshuti nyinshi, nuko ufite bagenzi bawe, ahubwo rimwe na rimwe abo ngabo bashobora kugukururira kure y'Imana cyangwa se bakagushyira mu bindi bibazo byakuzanira akaga.
Ikindi, hari ikibazo cyangwa amagambo y'abantu ashobora kukugeraho ariko Imana izakuvugira. Haleluya! Biragaragara ko mu itsinda ry'abantu muziranye mugendana, muri inshuti, bigaragara ko muri inshuti fizikali, hashobora guturukamo amagambo atari meza, abakuvuga nabi, abagufitiye amashyari, ariko muri ibyo byose si ngombwa ngo ujye kwiregura, si ngombwa ngo nawe mu by'ukuri ukora amakosa runaka, ahubwo Imana irakwereka yuko izakuvugira, izakuburanira. Inama rero zo mu buryo bw'umwuka twakubwira: komera ku kuri mu byo uvuga no mu byo ukora. Ikindi, senga usaba Imana ubwenge bwo mu kanwa. Haleluya! Nkundire uze gusoma Zaburi y'141:3. Iragukangurira gusenga usaba Imana ubwenge, kuko ukeneye ubwenge kugira ngo ubashe kuba muri sosiyete Imana igushyizemo, kugira ngo ubashe kuba uw'umumaro mu muryango wawe aho uvuka. Rero numva ari icyo ngicyo twakubwira. Ikindi, wirinde kwivanga mu makimbirane y'abantu. Ugendere kure abantu bafitanye ubwumvikane bukeya, abantu bashobora kuguteza ibibazo. Ayo matsinda runaka niba uyafite, utangiye kuyagendera kure, aho ukuri kutaramenyekana neza. Rero ndumva ari icyo ngicyo twakubwira nshuti yacu, tugusaba gusenga. Natwe ubwo tubimenye turakomeza kugufasha gusenga, kandi wizere ko mu ijuru hari Imana ijya irengera abantu. Ntugire ubwoba, kabone n'ubwo wabura uguhagararaho ngo uvuge ukuri, agaragaze yuko urengana, igihe bibaye ngombwa ko urenganywa, ariko Imana iri hafi yawe, irakwereka yuko izakuburanira, izakubera amaso, izakubera byose. Rero ukomere. Ikindi nacyo, ugerageze gutandukana n'abantu babi. Abantu babi rero nta kindi ushobora kubamenyeraho. Ijambo ry'Imana ryo ryatubwiye ngo igiti cyose ukibwirwa n'imbuto zacyo. Rero umuntu ashobora kugaragara inyuma ko ari mwiza, akaba afite n'amagambo asize umunyu aryohereye, ashobora gukoresha n'ubutunzi bwe kugira ngo mwishime, musohokane, mujye kuryoshya n'ibindi n'ibindi, ariko imbuto ze, ibikorwa bye, ukabona mu by'ukuri atari ibikorwa byatuma urushaho kubana n'Imana, urushaho gusabana na Kristo, ahubwo ari ibikorwa bishobora gutuma ujya kure ye, ari ibikorwa bishobora kuba byakuzanira akaga, bishobora kuba byanakugeza mu by'ukuri kujya mu bakekwa, kwisanga ko ugomba gukurikiranwa n'amategeko, ugomba gushyikirizwa inzego z'ubutabera, ubazwa mu by'ukuri ibintu runaka, ibintu utagizemo uruhare. Rero icyo nakwifuriza nshuti yanjye, ni ugucunga, ni ukureba neza abantu mugendana nabo, abo wita ngo ni inshuti, hanyuma abo bose ubona baguteza ibibazo, bagutandukanya n'Imana, bagutandukanya n'ubuyobozi bwawe, batuma mu by'ukuri ujya mu gukekwa, ujya mu guhanirwa amakosa runaka, mu by'ukuri ubyirinde, ujye kure yabyo. Ndagushimiye rero ko mu by'ukuri watugiriye icyizere ukadusobanuza inzozi. Tugerageje kugusobanura uko Mwuka yadushoboje. Turasenga kugira ngo Mwuka agusange, aguhishurire ibirenze, kandi akwereke icyo ugomba gukora. Nawe wadukurikiranye inshuti yacu, wowe wabanye natwe kuva dutangiye, wowe wajemo hagati, wowe ugiye kubikora uyu munsi, ukomeze kudushyigikira, ukanda subscribe, ukanda ukazogera, kugira ngo ibiganiro byacu tubibonera ku gihe, kandi ugerageze gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo ubutumwa bwiza twamamaza bubashe kugera hose, kuko ni inshingano yawe kugira benshi nawe ubwiriza bakabasha kubona igisubizo cy'ibibazo bari bafite. Kristo agushoboze mwene data. Shalom shalom.